DJ Ira yihanangije ndetse anikoma abarundi bamuteye amabuye nyuma yuko yaretse ubwenegihugu bw'u Rwanda. Iradukunda Grace Divine wamenyekanye nka DJ Ira mu gutunganya ndetse no kuvanga imiziki agomeje kwibasirwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane n'agace k'abarundi badakunda igihugu cy'u Rwanda. Nyuma yuko umwaka ushize Iradukunda Grace Divine cyangwa se DJ Ira yaje kuba ahabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda na Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse bimwe mu bintu byanashimishije abatari bake by'umwihariko abanyarwanda ndetse n'abarundi bagira umutima wa kimuntu. Nyuma yaho nibwo yaje gutangira kwibasirwa ku mbuga nkoranyambaga, bamwe mu barundi baramwibasira karahava. Gusa nta kintu na kimwe yigeze abivugaho muri ibyo bihe byose. Gusa muri iyi minsi ya none agaragaye ku mbuga nkoranyambaga ari gusubiza ndetse abantu barundi cyane ababwira yuko bibeshya cyane, ababwira neza ko ari umunyarwanda wuzuye, cyane ko igihugu cy'u Burundi harimo abaturage bidegembya badafite umutima wa kimuntu, ari babangaba n'ubundi bamaze imyaka n'imyaniko cyangwa se bamaze iminsi mike bamutera amabuye ku mbuga nkoranyambaga bamutemeraho itaka. Amwe mu magambo acica ku mbuga nkoranyambaga yihanangiriza ndetse anikoma bano barundi, mu magambo yakomeje agira kwaka ubwenegihugu bw'u Rwanda si ikosa habe na gato. U Rwanda ni igihugu nishimira, ni igihugu nakunze cyane cyane ko ari igihugu kibamo abaturage bagira umutima kandi n'ubuyobozi bwiza. DJ rero ukora imirimo itandukanye by'umwihariko ariko uwo yamenyekanyeho cyane ni uwo kuvanga imiziki. Mu myaka yashize yaje kuvugaho ko ari umuzirezi byene cyangwa se umwe mu baryamana bahuje ibitsina, gusa nawe yaje kubihakana yivuye inyuma ndetse anabigendera kure rwose, arabihakana yivuye inyuma. DJ ukundwa n'abatari bake mu kuvanga imiziki, amaze kubaka izina mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga cyane mu gisata cya Afrika cyangwa se East African Community. DJ rero amaze kubaka ibigwi mu Rwanda ndetse abamumenye vuba bibeshyaga ko ari umunyarwanda. Yego koko niwe muri iyi minsi kuko yatubwira igihugu bw'u Rwanda, gusa kavukire ya nyayo ni Burundi kuko ababyeyi be bombi ari abarundi. Nshuti bakunzi, mudasaba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Uyu munsi nato yasoreje. Komeza ubane natwe kandi ukurikirane amakuru n'ibiganiro byacu. Icyo usabwa ni ukanda subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi.